Reka twongere tubasuhuze cyane tubifurize igitondo cyiza, igitondo rero cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwebwe mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu. Cyane cyane tubanze dushimire mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Niby'agaciro rubwo birumvikana rwose tubahaye ikaze mwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse na mudukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika ndetse no ku yindi migabane ije itandukanye. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, nako kandi tubaha ikaze muri iki gitondo. N'ubundi nk'ibisanzwe ikituzinduye n'amakuru agezweho, akaba n'ubundi nk'ibisanzwe n'amakuru tugiye kugaruka kubikomeje kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda yibasira ibice bigiye bitandukanye, haba rero hano muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Ubu tuvugana no FARDC bo nta kindi mu by'ukuri cyangwa se ubutegetsi bw'Kinshasa, ibinyamakuru byandika hariya nta kindi birimo kwandika, nuko bari kuvuga ko rwose habuze gato bari bivuganye guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ashyizwe na M23. Ni mu bitero byagabwe ku munsi w'ejo bifashishije drone, ibitero ngo bikahabuze gato rwose byari byivuganye guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Ibi turaza kugenda tubigaruka mu buryo burambuye, tuze kureba ibitero bya drone byawe ku munsi w'ejo byanasize ndetse birashe indege rwose birayishwanyaguza. Turaza rero no kugaruka ku yindi mirwano yabereye hano muri Sud Kivu muri teritwari ya Kabare. Rero imirwano ikabaririwe yaciye ibintu ku munsi w'ejo, ikaba yanaguyemo n'abatari bake, nabyo tukaba turi buze kugenda tubigarukaho. Turaza gusimbukira hano muri Kivu y'Amajyaruguru, hanyuma no tuze turebe uko ibintu bimeze ku munsi w'ejo wari kare naho umuriro watse, hanyuma tuze gusimbukirana hano muri Rucuro naho ku munsi w'ejo umuriro ukaba warazindukiye ku muryango. Ese muri iki gitondo biramutse bite? Byose tukaza kuba tugenda tubibagezaho. Icyo usabwa nta kindi ni ugukanda kuri subscribe niba ugeze kuri muboro ari ubwa mbere, ugakana ndetse no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zikihagera uzajye uba mu wa mbere mu kubona inkuru ikihagera. Kuri mwe rero mwabikoze, nta kindi tubasaba kitari gukanda mu by'ukuri kuri like ndetse mukanasharinga inkuru zacu kugira ngo tuzajye tujye video hageze rwose muzajye mubona amakuru mu imbere, binatume ndetse n'umuyoboro ukomeza kugenda waguka bitewe nuko nyine muri buze kwa mwakoze icyo gikorwa. Nta gutinda, reka duhite twinjira sasa makuru yacu mu buryo burambuye. Amakuru yacu reka tuhere ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo. Iyi mirwano nk'uko amakuru abivuga ikaba ari imirwano yatangijwe n'ubundi n'icyo bise ngo ni Wazalendo, bakaba baragabye ibitero bikomeye cyane kuri M23 ahanini muri Sud Kivu muri teritwari ya Kabare. Nk'uko amakuru abivuga ngo nuko ku isaha ejo hashyizwe ubwari tariki 30 z'ukwa gatandatu, hanyuma ngo hari ku isaha yine ziri gushyira saa 5 nibwo ngo izi nyeshyamba zaturutse muri pariki ya Kauzi Biega, hanyuma ngo ziza kugaba ibitero kuri M23 hariya nyine muri teritwari ya Kabare. Amakuru akava ko M23 bagerageje kwirwanaho ndetse ngo muri Abazalendo bari batatse bagabye ibitero kuri M23, abagera kuri 5 bakaba barahasize ubuzima. Ndabyibuka ko ibi Macacari ku munsi w'ejo abigarutseho atubwira ko mu by'ukuri Abazalendo bari baniriwe bakora inama, witwa ngo ni bari Fie Kaduyi niwe wari uyoboye iyi operation cyangwa se ibitero, dore ko mbere kugaba ibitero ngo bari babanje no kugira inama ndetse no kwiziza ubwigenge cyangwa se mu by'ukuri independence ya hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano ikaba yaratangiye gusa iza kurangira izi nyeshyamba zihuremo n'ibyago bikomeye cyane, kuko murumva ko zahasize ubuzima bagera kuri 5. ubwo inkomerezo ntago twabasha kumenya ngo ni bangahe. Indi mirwano ikaba yaririwe muri Rucuro ahitwa mu mudugudu wa Kikulo, ngo ni Kikulo ni muri groupe ya Tongo. Ubwo abazitonga ku gace mukatubwire neza mu by'ukuri nibwo aka gace nakuma ngo ni Kikulo. Rero kakaba kaririwemo imirwano ikomeye cyane, aho n'ubundi Wazalendo zo kuzasemusi nizo zagabye ibitero n'ubundi kuri M23 ku isaha 10
n'ebyiri za nimugoroba cyangwa za mu gitondo. Ibyo bitero babigabye amasaha ya saa 12 za mu gitondo, hanyuma ariko biza kurangira n'ubundi M23 iyi mirwano iyitwemo neza kuko yarabakubise ivumbi riratumuka. Hanyuma rero indi mirwano yabere muri teritwari ya Kihondo, haro n'ubundi naho ni muri Rucuro, haro naho mu by'ukuri bakabaragabye ibitero kuri M23 biza kurangira n'ubundi nabo ibasubije inyuma mu mashyamba ibirukaho. Urumva ko muri Rucuro ku munsi w'ejo ibintu byari bimeze nabi, ndetse bakakubwira ko mu by'ukuri ubu tuvugana ngo M23 irimo gukontorora ibice byose, haba muri groupement ya Bambo, groupement ya Tongo, groupement ya Bukombo ndetse n'itwa ngo za Kihondo. Ibi bice byose cyangwa se izi groupement zose ubu tuvugana ziri mu maboko ya M23 niyo irimo kugenda izi kontorora. Dusimbukiye gato cyane mu gihugu cy'u Burundi nkuko amakuru abivuga. Amakuru aravuga ko mu by'ukuri abanyepolitike benshi ba hano muri iki gihugu cy'u Burundi nkuko amakuru maragenda ngeraho nuko ngo bamaze guhunga bava muri iki gihugu cy'u Burundi, abenshi akaberekeje mu gihugu cy'Ubirigi. Impamvu rero ngo bave muri iki gihugu mu by'ukuri nabonye hari uwo bita ngo wigeze no kuba vice president w'u Burundi ngo yitwa ngo ni Bamvuga inyumvira. Sinzi niba iryo zina mu abantu benshi muriza mu gihugu cy'u Burundi ngo nawe yamaze kuba ava mu gihugu cy'u Burundi yahunze. Impamvu nyamukuru ngo nuko uwitwa Evariste Ndayishimiye mu matora aherutse kuba ngo yayibye, bityo rero impamvu bavuye aha hantu bahunze aha hantu cyangwa se bamaze kuva muri iki gihugu cy'u Burundi bakajya mu gihugu cy'Ubirigi, nta kintu ngo nuko bari gutegura gutangira kugaba ibitero cyangwa se gutangira kurwana bareba ukuntu bakuraho ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, kuko ngo amatora aherutse kuba uyu mugabo ntabwo yigeze rwose ayatsinda nkuko babivuga, akaba yarayibye. Ibyo rero byatumye ngo bafata iya mbere baravuga bati kama mbaya ikiriho nuko tugomba kugira ute, tugomba kurwana kugira ngo tubashe gukuraho ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye nkuko bakomeje kugenda babivuga cyangwa se babitekereza. Hanyuma yitwa Donald Trump ni perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ngo yamaze gutumizaho His Excellency Paul Kagame ndetse na Son Excellency Tshisekedi Tshilombo, bakaba ngo bagomba kuza muri uku kwezi twinjiyemo kwa 7 aho bagomba kwicara bakaganira ngo bakarebera hamwe iby'amasezerano baherutse gusinya. Aya masezerano nongere mbibutse ko rwose aragendanye nayo bucuruzi cyangwa se nayo kuba bareba ibijyanye n'ubucuruzi cyane cyane ku bigendanye n'amabuye y'agaciro, ariko hakaba hanarimo na gahunda yo kugira ute, hakabamo na gahunda yo guhasha umutwe wa FDLR. Hanyuma ariko ku rundi ruhande abaturage b'abanyekongo bakaba basize baravuga ati se uyu mugabo ko twari tuzi ko ari M23 amasezerano n'iki byose hari zo diru bicemo, tukatwumva barigire muri diru z'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ese mu by'ukuri iyi M23 bimeze bite? Wagere ko rero nuko Muhozi yavuze ko mu by'ukuri yavugiye Kinshasa ko agiye gutangira guhiga Wazalendo. Abenshi no mu basesenguzi ndetse n'izi Wazalendo n'abakongomani akabona ko byamaze kurangira ko nta kigomba kuba cyangwa se mu by'ukuri M23 igomba kuba ikomeza kugenda yikontorora ibi bice n'ubundi irimo iragenda ikontorora. Twinjire rero sasa, reka twinjire mu hano aho tunava ngo ni muri Sud Kivu n'ubundi hano i Murenge. FARDC cyangwa se yaba ibinyamakuru byandika kuri front page biravuga ko habuze gato drone ngo yaba yari yivuganye mu by'ukuri vice ni guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Waramutse neza bwana Macacari? Aramutse bwana Fighter. Komera cyane, komera. Turashima Nyagasani. Bukeye bute se aho ngaho muri iki gitondo, bukeye bute? Muri iki gitondo navuga ko bukeye neza muri rusange kubera ko bukeye buri hanga mu burasirazuba bwa Kongo nk'ibisanzwe, nko tkunze kujya tubigarukaho iyo bukeye no gushima Imana. N'ubundi tuba turamutse tuvuga tuti Imana yakoze kubera ko bukeye amahoro. Hanyuma ariko rero ubwo urumva nyine na amahoro koko, yego nibyo, ariko none ndagira ngo tubanze twigire ku bigendanye n'ubundi n'imirwano. Ku munsi w'ejo amakuru arimo aratrendinga cyangwa se mbere ko tujya ku bitero cyangwa se ku mirwano kwiramutse muri iki gitondo, ndagira ngo tubanze tugaruke no ku byabaye ku munsi w'ejo. Nabonye rezo sosiyo mu by'ukuri nyuma yuko tubonye itangazo
nabonye na guverineri nawe yishyiriyeho waside Kivu rwose avuga ko ngo drone doke we nabonye ngo Vincent yandikiye ngo yavuze ko ari Sukhoi ngo yarashe indege mu by'ukuri ya Médecins Sans Frontières nyine ngo iyo miryango ibitabugamiye kuri leta ari ijyanye ibikoresho hari ya imurenge mu by'ukuri ngo bari bajyanyeyo ibikoresho byo kwifashisha imiti biki byose ngo iyo ndege ngo iza kurasa iyo Sukhoi irasa iyo ndege ariko nabonye kuri izo sosiyo baravuga ko mu by'ukuri ngo ari drone yaba yarashe iyo ndege ngo ndetse ngo igira ubushingwe ariko kuri ruhande rwa kuri kote ya guverinoma bakava ko ngo iyo ndege ngo arije gufata guverineri kuko ngo yabuze uko ava hariya imurenge ngo ajye gukomeza inshingano za hano mu mujyi wa Bukavu amakuru bwana Macacari uramukanye kuri iyi nkuru ateye ate Yes, birumvikana ni version ebyiri hari uko amakuru abahagaze muri rusange hari nk'ayatanga na Muzehe Moise Nyarugabo uko yabitangaje ndetse yabaye umwe mu bambere ndetse banamaganye iki gikorwa yagize ukuntu abitangaza ariko nkuko wari ubigarutseho uburyo ki byagiye bivugwa ko ari nkuko yabivuze mu itangazo rye avuga ko ngo ari indege n'ubundi yari ijyanye ibikoresho by'ibanze ndetse bijyanye n'imiti n'ubufasha ndetse bukwiriye muri biriya bice dore ko bari abaturage kugeza amagingo aya ngaya basa n'abafungiwe amazi n'umuriro bwana Faita hariya imurenge ni ukuvuga ko bafite ikibazo gikomeye cyane kugeza amagingo aya ngaya bafite nk'ikibazo cyo kuba babona nk'ikitwa isukari ibikoresho by'ibanze biragoye cyane kuko amasoko yose baremaga na leta yakica bice byinshi nta munyamurenge ushobora kuva hariya ngo arengeza bihugu bagira ubuzigira abagira ibyo barangura ntibyakunda yibanze cyane cyane ko n'imihanda ko hakoreshwa imodoka biragoye ndetse urebye n'ubugizi bwa nabi buba buri mu mayira kiba ari ikibazo gikomeye cyane rero leta ya Kinshasa yo nk'uko yabitangaje Kinshasa ndetse n'imitwe ya za Wazalendo ishamikiye kuri iyi leta bavuze ko ngo ari indege yariganye ibikoresho ngo birimo nk'imbunda ngo ndetse n'amasasu ngo bajyaniye twirwaneho ngo ikindi ngo iyo ndege ngo yari ifite gahunda ngo yo gutwara uriya vice guverineri uherutse gushyirwaho bakaba bamwita Gadi ngo yagombye ngo kumutwara ikamuvana hari iminembwe ikamuzana mu mujyi wa Bukavu ngo kubera ko ngo byananiranye kugira ngo ave muri kara gace cyane cyane ko amayira aturutse i Bukavu ageze imurenge afunzwe abo niko babivuga niko babitangaza nta wababuza kugira icyo babivugaho gusa wenda uretse itangazo riri official yashyizwe ahagaragara na AFC mu 23 nkuko wari urigarutseho leta ya Kinshasa yo kugeza amagingo aya ngaya ntabwo yigeze igira ikitangaza ku bijyanye n'iraswa ry'iyi ndege ngo igire ikibivugaho urumva uretse ibigenda binyura ku mbuga nkoranyambaga ndetse za Wazalendo ndetse n'imiryango imwe n'imwe bita ngo ni za societe civile ariko zikorera mu kwaha kwa leta ubundi leta y'ubwayo cyangwa se FARDC ubuvugizi bwa FARDC bwohereje iyo drone ikaza kurasa iyo ndege aho yari yiherereye ntacyo kugeza amagingo aya ngaya buratangaza wenda icyo twagarukaho nuko ndetse na numwe mu bayobozi baho ngaho b'abashefu cyangwa se umutware usanzwe umutware wa gisivile uherereye muri ako gace nawe yaje gukomereka kuko twagiye dukurikirana uko yagiye abivuga avuga ko ari drone yaje nk'uko zira drone zikunze kwibasira kariya gace oya hariya imurenge bakubwira ko yo ngo zihora ziri mu kirere ahubwo nibaza ukuntu iyi ndege yari igiye yitakominitse bikanyobera kuko hariya drone ntigive n'umungu mu kirere ng'ibiriyo buri gihe ndetse witwa Colonel Gakufe ngo yaraherutse gusezeranya abanyamurenge ko ngo bagomba kwitegura ngo mu minsi iri imbere ngo bagomba kuyirasa bakayishyira ku butaka ariko urumva birangiye nyine ahubwo irashe indege yari izanye ubutabazi irashwe ni indege yarizanye ubutabazi birumvikana nyine urumva buriya nko kubaza iminembwe imiterere yayo
biragoye cyane keretse hari ubwirinzi n'ubundi dusanzwe tuzi bwa FCM 23 keretse bwajyanywe. Biragoye cyane kuba ira drone ishobora kuza ikaraswa. Drone ishobora kuza iturutse inyuma mu misozi miremire uburyo ki ihagera itagaragara, ubundi ira drone iratungurana kuko abari murenge bajya kuyibona yabagezeho bitewe n'imiterere yaho. Ni imisozi miremire aho drone ishobora kuza iturutse mu mugongo w'umusozi hanyuma igahita igaragara direct mu buryo ki batamenya igihe yahagereye, ubundi gakora ibikorwa byayo. Nuko nguko bari bujya gucya bakabona drone yabagezeho batazi ngo yaturutse. Niyo mpamvu rero bigoye kugira ngo mu by'ukuri M23 cyangwa se twirwaneho bazashake uburyo bakemura kira kibazo cy'amadrone nkuko nyine bari babitangarije abaturage. Gusa barabangamiwe cyane, urumva ko ubundi butabazi bw'ibanze bizagorana cyane kugira ngo buherekezwe nyuma yuko indege y'umushinga irashwe ndetse bagatangira kuyishyiraho kuvuga ko ari indege. Ubundi ni indege ya gisivile muri rusange nk'uko twagiye tuyibona mu mavideo yafashwe iri gutwikwa. Iyi indege ya gisirikare ije gutwara biriya hagombye kuza nyine ya gisirikare, ntabwo hagombye kuza indege ya gisivile. Ayo se bwana Macacari, izi rezo sosiyo wazareno n'iki bose barimo baravuga ko ari ya M23 bashingiye kuki mu by'ukuri batekereza ko M23 indege yabiyikuye hehe, ko izo basize hano ku kibuga cy'indege igomariye we na za Kavumu ari ibipfa ari ibihwere, batekereza ko iyo ndege M23 yabiyikuye mu by'ukuri? Urakoze cyane. Bo ntabwo bavuga ko ari indege ya M23, bo baravuga ko ari indege y'igihugu cy'u Rwanda. Bavuga ko ari indege y'igihugu cy'u Rwanda yerekeje muri biriya bice. Ni ibintu basanzwe bavuga birazwi nk'uko bo bajya babivuga. Baba bavuze ko ari indege y'u Rwanda yerekeje muri biriya bice ngo n'ubundi bigiye gukora, cyane ko basanzwe barega cyangwa se bashinja u Rwanda ko rufasha AFC 23 nuko babivuga. Naho kuvuga ko ari indege ya M23 bo nk'ibisanzwe bo bavuga ko nta ndege basigiye M23 ikora, ni ibipfu biri aho ngaho. Simbizi niba bishobora gukanikwa ngo byongere bikora, ariko ni indege n'ubundi zagiye zangirika muri rusange. Bakavuga ko rero ari iyo ndege yerekeye muri ibyo bice. Bagashingira ku kindi cya kabiri bakavuga ko ngo yiba indege y'umuryango runaka ngo wagombye gukominika cyangwa se ngo wagombye kumenyesha iyo bita aviation civile iherereye n'ubundi hariya muri Uvira, ngo bakabamenyesha yuko hari indege igomba guhaguruka ahantu ari hose ikerekeza mu gace ikajya gukora ibikorwa by'ubutabazi, ngo kuko byonyine itigeze imenyeshwa cyangwa se bitigeze bimenyeshwa leta yuko hari indege ishobora kuza kurira ikirere cya leta, ngo byo byonyine biragaragaza ko ari indege yaduye cyangwa se ari indege idakorana na leta. Kuko mu miryango iyi miryango y'ubutabazi yiramutse igiye guhagurutsa ikintu ngo n'ubundi ibimenyesha leta, kuko ngo bisanzwe ifitanye amasezerano na leta muri rusange kugira ngo ikorere ibikorwa byayo mu bice ibyo ari byo byose, byaba ibikontororwa na M23 byaba ibikontororwa na leta, byose ibyo babijyamo ngo ariko baramenyesheje leta. Kuba ubwabyo ngo leta itabimenye ngo nicyo kigaragaza ko iriya ndege ari yaduyi cyangwa se ari indege yari sispe, akari ibyo byatumye leta ya Kinshasa igira ikabarasa. Ariko mwibuke ko uwitwa General Masuzu Pacifique we yavuze ko ngo uko byagenda uko ariko kose bari abaturage bari mu gace k'Imurenge ngo icyo bagomba gukora ngo bagomba kugahunga, ngo kuko we yagateganyirije kuzakagira umuyonga uko byagenda uko ariko kose. So rero uretse kubarasa, kubabuza ubuvuzi bw'ibanze, kubabuza kubona ibikoresho bingenerwa cyangwa se bisabwa by'ibanze birimo nk'umunyu, isukari n'ibindi, nabwo urumva ko nabwo ni ubundi bwicanyi ndengakamere nk'uko byatangajwe na M23 hano muri iri tangazo ryayo. Ubwo reka tukomeze turebe, turaza kugenda tubona n'andi makuru arenzeho, kuko nanjye ntabwo niyumvisha ukuntu indege rwose y'iyi miryango ishobora guhaguruka itamenyesheje. Kandi ku rundi ruhande wareba M23 indege yaba yayikuye he, nabyo bikaba biri ibintu bicangacanze, bikabura iherezo ryabyo cyangwa se ukabura
intangiro ndetse n'iherezo ukaburibura gusa ariko uko ntekereza ko uko buri buze kugenda rwose buca cyangwa se iminsi uko uri buze kugenda amasaha y'icuma turaza kumenya ukuri bwana Macacari. Birumvikana cyane kubera ko iriya dutegereze ko leta ya Kinshasa ishobora kuza nayo gutangaza mu buryo bwo kwiregura kuri kiriya gikorwa cyakozwe. Byanga bikunze turindiriye ubuvugizi bw'ingabo z'ubwazo zohereje drone yo kuza kuharasa. Turaza kuba byanga bikunze kubimenya bitewe n'ukuntu M23 yagize ikibivugaho, ariko na leta nayo igomba kugira ikibivugaho kuko ntabwo yarasa indege y'umushinga, indege y'imiryango y'ubutabazi hanyuma ngo ibintu bitambuke inaperisi cyangwa se bitambuke mu buryo hanyuma baceceke bipfe kugenda bityo. Dushobora kuza kumva wa mushinga nawo uvuga ko mu by'ukuri waba wabaye cible cyangwa se waba wahuye n'ikibazo cyo gutwikirwa indege. Nabyo turabirindiriye kuko ntabwo bagomba kubiceceka, byanga bikunze bagomba kubivuga kuko kugira ngo bajye gukorera ku butaka bwa Kongo baba barasinyanye amasezerano de non agression cyangwa se baba barasinyanye amasezerano yo kudahohoterwa, nubwo baba batabara mu bihe bibi cyane ko batabara mu bice biba birimo intambara. Baba bagomba gucungirwa umutekano n'impande zombi zirwana kuko hari amasezerano abigenga. Nabo rero bashobora kugira icyo batangaza. Reka dukomeze tubikurikiranire hafi. Bwana Macacari, ahitwa za Butsindo ndabona amakuru arimo aragenda asohoka avuga ko ngo M23 n'ubundi muri iki gitondo iramutse yacanye umuriro iri guhigisha uruhindi cyitwa Wazalendo. Ayo makuru bimeze bite muri ako gace nk'umuntu uri hafi aho ngaho ibintu biri kubera bwana Macacari? Ahangaha kabisa ni muri territoire ya Masisi, haramutse n'ubundi humvikana urusaku rw'amasasu ariko bikaba bisa nkaho bikaba byaratangiye ku munsi w'ejo. Ahangaha ni muri axe ya Miyanja, muri direction ya Miyanja, ariko noneho mbere buriya y'ubuye Miyanja ushobora kwerekeza mu gace ko bita Gise, ariko na hepfo hino ya Gise gatoya hakaba mu gace kitwa Butsindo. Utu ni uduce mu by'ukuri dusa nkaho turi hakuno y'umugezi wa Rushoga. Kugeza amagingo ya amakuru aturuka muri ibi bice aratubwira ko Wazalendo zihakorera cyangwa se zihari ari Wazalendo zimwe ziyobowe n'uwo bita Kagiri ndetse na FDL zimwe na zimwe zabaye mu by'ukuri ikigugu muri biriya bice bya Miyanja, Gitse ndetse na Butsindo. Amakuru hari avuga ko izi Wazalendo zisa nkaho zabuze iyo zerekera kuko urebye nko mu mugongo wazo harimo agace ka Gasheberi, wajya imbere ukomeje ukagera ubwo bushobora kwerekeza Nyabyondo hari M23 iyo Gasheberi mbanjirije nayo ikabamo M23, wagaruka gatoya ibumoso hakabaho bita Gahanga naho hari M23 no muri aka gace ka Gise. Wakwambuka umugezi wa Rushoga werekera za Gahira hakaba M23, ukaba ubona ko basa nkaho bagoswe. Nyuma yo kubona ko bagoswe, iyindi inzira bafite gusa ari yo gukomeza berekera muri za Ruhinza, ariko uvuye Ruhinza ugakomeza n'ubundi ushobora kugera mu bice bikontororwa na M23 keretse byonyine werekeje muri axe zirimo za Rukweti gusa zonyine zo ushobora kubonamo umutekano, ariko naho ntawo n'ubundi basa n'abazungurutswe. Nyuma y'ibi ngibi rero M23 nayo yamaze kubazunguruka, abenshi muri bo bakomeza kugenda biyipotinga. Ni bamwe bayobowe nabo bita ba Gentil Tungane, bamwe bayobowe n'abitwa ba General Kagiri, abandi bayobowe n'aba ba Jean Marie n'abandi. Hano muri Butsindo n'ubundi ngo naimbagarutseho ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba hatwitswe defense zigeze muri defense 3, ubwo ndavuga ni ibirindiro bya Wazalendo bitatu, ariko harimo imwe defense imwe ya FDLR yayoborwaga n'umukomanda wa FDLR bakaba bamwita Asumani. Ku munsi w'ejo biravugwa ko uyu nguyu nawe ashobora kuba nawe yaharasiwe. Uyu ni Colonel Asumani, ariko bo bakunze kubita ngo n'abakomanda, akaba ari Colonel wa FDLR wakoreraga hano mu gace ka Butsindo. Abarashwe ndetse n'abahaguye kugeza amagingo ya bwana Fighter ntibaramenyekana, gusa ko kugeza ubu ngubu
umwuka nturaba mwiza muri aya amashyamba ndetse ahangaha akaba ari muri groupement ya cyangwa se secteur ya Oso Banyungu ndetse no hakurya yaho muri groupement y'abashari Mokoto rukaba rukiri mbiri kugeza amagingo yenga. Urumva ko rero ibi ngibi rero bikaba mu by'ukuri biri kugaragara ko abangaba iherezo ryabo rishobora kuba riri bugufi kubera ko abangaba n'ubundi tugarutse inyuma ni bamwe muri babandi bameze nk'abo muri Rucuru kuko nabo cyitwa ramforo kuyibona ni ikibazo gikomeye cyane byanga bikunze igihe gishobora kugera bagatsindwa bakarambika intwaro hasi dore ko bamwe muri bo batangiye kubikora bwana Fayiko. Urakoze cyane unahise utuganisha n'ubundi muri Rucuro niho utwerekeje. Rucuro ho bimeze bite bwana Macacari? Rucuro naho hari abantu benshi badukurikiye bakomoka muri zince za Rucuro batari muri teritwari bibere mu buhungiro. Aha muri Rucuro ho biramutse bimeze bite? Naho nagace muri iminsi kari kugaragaramo ibitero cyangwa se imirwano ndetse no kugeza ku munsi w'ejo bakaba bararwanye. Ubu tuvugana muri Rucuro biramutse bite? Muri teritwari ya Rucuro bwana Fayita ni ahantu mu by'ukuri navuga ko hakomeje imirwano ikomeye cyane kugeza amagingo aya ngaya, haba muri groupement nk'uko tukunze kuzigarukaho ni groupement ya Bukombo, ni groupement ya Tongo, ni groupement ya Gihondo ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Imirwano ikomeye n'ubundi muri iki gitondo iramugiye mu duce tugiye dutandukanye. Ku munsi w'ejo twabwiye uduce mu 23 maze kugaruramo umutekano ariko zinyatura cyangwa se izi CMC mu magambo ahiye ubwo ni collectif de mouvement pour le changement bakomeje kurwanira mu duce ni Munguri n'agace gaherereye muri groupement ya Gihondo muri rusange ariko kandi n'agace ko bita ni village iherereye muri groupement ya Tongo mu gace ko bita Kikuru. Amakuru akomeje kuva muri bino bice aratubwira ko hakomeje kumvikana amasasu kuva muri Rukerera rwa karekare ndetse abaturage benshi bakaba bakomeje kugenda ngo bahunga mu by'ukuri benshi kuko ngo bari kubona ko bari kugwa muri ibi bice kuko urabona ko benshi ibi ni ibice bisa nkaho Parike Nationale ya Virunga ariko wagaruka mu burengerazuba bwaho hakaba gutema Bashari Mokoto ubwo uba werekeza mu bice zirimo za Mweso ubwo uvuye mu bice birimo za Kanyango hagati aho ngaho akaba n'ubundi ari muri groupement y'ahangaha Bukombo. Amafoto kari ya bwana Fayita tubwira ko ngo ku munsi w'ejo ngo imirwano n'ubundi ariyo navuga ko yasubukuye muri iki gitondo nuko mu gace ko bita Kikuro ndetse na Munguri muri groupement zombi za muri territoire ya Rucuro icyumweru gishize imirwano ikomeje n'ubundi kuhabera ikaba iri kugaragarira mu bice byinshi haba muri Asia Birambizo haba aho bita za Karambi hano muri groupement ya Bukombo ndetse na mu bindi bice. Abaturage rero bakaba bakomeje ngo guhunga ngo berekeza bamwe berekeza Mweso abandi berekeza za Gicanga abandi berekeza n'ubundi mu bice birimo za Gashuga n'ahandi hagiye atandukanye. Ni imirwano bwana Fayita ndetse iramutse muri iki gitondo ariko ngewe wenda muri utu duce bitewe nuko mu 23 amaze kuhapangira ku rwego rukomeye cyane ishaka ko iyi teritware ya Rucuro cyane sheferi ya Bwito hagaruka umutekano hakamera neza nka sheferi ya Bwishya kuko mu by'ukuri ariho hagaragaye iyi mitwe ya Semusenyatura ndetse na FDLR. Gusa nge mvuga ko bigoye bitewe n'imiterere yaho amashyamba ndetse n'ibigunda byinshi cyane mbona ko bishobora kugora M23 nubwo iri gukora ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo hagaruke umutekano kuko nka za Kabizo wenze za Kabizo ukajya mu tundi duce twinshi ukerekera za Karengera urabona ko hasa nkaho hamaze kugaruka umutekano mu buryo budasubirwaho ariko n'ubundi ibitero bya hato na hato byizi wazarendo n'ubundi bikahibasira. Aha urakoze cyane mama Caca ndabona ku munsi w'ejo bitazanya byondi ivumbi ryaratse ivumbi ryaratumutse habaye imirwano ikomeye cyane ndetse bakavuga ko no muri iki gitondo ngo hari uruntu rugaragaza ko rwose hashobora kuba imirwano isare yose rwose muri iki gitondo yaba ni inkuru ndimo ndagenda nkura n'ubundi ndabona imbone zanjye zirimo kugenda zinyandikira cyangwa se imbone yacu iri hariya ibimbwira hariya ahantu bimeze bite muri iki gitondo ndetse no ku munsi w'ejo niba wakuriye amakuru harazanya byondo bimeze bite?
Nyabyondo ni cyo cyicaro cya secteur ya Oso Banyungu, niyo centre isa nkaho ikomeye kandi mu by'ukuri nyuma y'uko mu 2023 yigaruriye akaba ari byo byahaye territoire ya Masisi umutuzo, ariko n'ubundi ikomeje mu by'ukuri kwibasirwa ku rwego rukomeye cyane. Amakuru ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye cyane, ni imirwano mu by'ukuri biravuga ko muri Nyabyondo centre, Nyabyondo indani kwa ndani irimo wazalendo zihishemo, kuko ni centre nini cyane, waba uturutse hano ku mashuri ndetse ugakomeza ukagera aho bita ku Kinyumba. Hari quartier rero yitwa ngo Birere, quartier Birere, kugeza ubu ngubu nayo yabereyemo ku munsi w'ejo urugamba nyuma y'uko mu 2023 itahuye ko aka gace mu 2023 buriya yamenye ko byanga bikunze aka gace karimo izi wazalendo ndetse bihishemo, ndetse bakomeje kugenda mu by'ukuri bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ndetse banitorezamo kugira ngo bazagabe ibitero kuri mu 2023 batagaragaje aho baturutse. Urumva ko rero nicyo cyateye iyi teatre y'intambara muri ibi bice kuva kuri tariki kuva n'ubundi ijoro rya tariki ya 29 kugeza ejo kuri 30, ndetse bikaba bivugwa ko amasasu yumvikanye yabakomeye ndetse nayoroheje yahuzaga mu 2023 ndetse n'aya mabandi muri quartier ya Birere. Ntabwo ari Birere ya Goma, ni Birere n'ubundi yo muri biriya biti. Amakuru avuga ko ngo wumvikanye n'amabombe noneho muri iri joro ryose rikeye, nk'uko imboni zacu zirera ziri kutubwira ko ngo abaturage ngo baraye bafite ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko ngo amasasu yarayavuga bukaba burinze bucya na n'ubu ngubu amasasu akaba akivuga. Bakavuga bati izi wazalendo za APC ziri kwa Janvier Karayiri, insore z'umu batuyemo bihinduye abamotari, kandi ni nako kuri bakavuga ko n'ubundi kugira ngo abaceceke ari uko mu 2023 isa nkaho yabacecekesheje, ariko nguko byagenda uko ariko kose bakaba bari kuvuga ko ngo barimo igihe cyose bahawe misiyo yo kubuza umutekano barabikora. N'abana b'umwe bahakuriye bahavukiye kandi baracyarimo, uretse wenda abo ba Janvier Karayiri na bakambuzi bapfa nkaho bahungiye mu gace ko bita Rwibo, ariko kugeza ubu ngubu Nyabyondo yo irimo wazalendo uko ubyange ubyemere, barimo bambaye civile n'ubwo mu 2023 irimo barimo. Rero bikaba bivugwa ko mu 2023 nyuma y'uko rino joro ryaramutse mu by'ukuri riri très agité cyangwa se riri kumvikana mwe amasasu ijoro ryose twaburinze bucya, bikaba bivugwa ko mu 2023 ishobora kuba iri bukoremo icyitwa umutako ku rwego rwo hejuru, ngo kuko muri aya masasu yari kuvuga harabarurwa abantu bageze muri 7 bashobora kuba baguye muri aya masasu. Gusa ntiharamenyekana niba ari bamwe muri wazalendo, uraza kumva bwana Fayita bamwe ari abasivile kuko baba barwana bambaye civile, uraza kumva ko bamwe baraza kuba bitwa ko ngo ari abasirikare n'ubundi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa umusaka uteganyijwe muri Nyabyondo ushobora kuzatwara benshi bwana Fayita. Birumvikana kuvuga rwose ko wazalendo barimo hara ntabwo waba ubeshe, kuko nta n'igoma baracyarimo kandi ubona bamazemo n'igihe kirekire baba bakwemo uniform rwose biberemo aho ngaho. Ibyo rero navuga ko rwose ari ikintu gisanzwe ubwo bagomba gushaka uko ari buze gukomeza kugenda bahangana nabyo. Macaca reka twigarukire hano muri Rubero hagati ya wazalendo ndetse na UPDF, nabo ngo ibitero birakomeje. Witwa Muhozi Kainerugaba n'abasore be ngo bakomeje guhiga icyitwa wazalendo, ariko wazalendo basizoye batwitwa Kisekedi neza arashaka kugambanira igihugu, bakamushinja ko ngo mu by'ukuri ngo yahaye ikiraka uwitwa Muhozi Kainerugaba kugira ngo abarase, noneho ngo babone ukuntu baha inzira M23. Abagabo ko mbona bigize abakunda byose, bimeze bite? Amakuru aramutse muri iki gitondo bimeze bite?
ni urugamba mu by'ukuri nk'uko twavuze rumaze rusa nkaho rwatangiye hafi kuri tariki 27, tariki 28, 29 kugeza amagingo aya ngaya. Ni urugamba n'ubundi mu by'ukuri twavuga ko rwashojwe n'ingabo za UPDF, ariko bivugwa ko zifatanyije na FRDC. nk'uko wari ubigarutseho rero Wazalendo bakomeje kwikoma Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ni muri sheferi ya Baswaga cyangwa se Baswa nk'uko babivuga muri biriya bice, akaba muri teritware ya Rubero muri rusange, ariko cyane cyane mu gace ko bita Vuyinga Mabambi. Agace ka Vuyinga n'agace ka Mabambi akaba ariho hakomeje kuba kubera ibyo bitero bikomeye cyane. Amakuru atubwira ko iyi mirwano ya FRDC UPDF bari kurwana n'izi mayimayi nk'uko ndetse benshi baravuga ko ngo izi mayimayi nazo sanze kuva kuri zima bwana Faita, nazo mu by'ukuri zivuga ko ngo zitagomba kuzava kuri zima uko byagenda uko ariko ko tukabona ko UPDF yatangiye gukoresha imbunda ziremereye cyane, bikaba byaratumye abaturage batari bakeya bo muri Vuyinga bahungira mu bice byinshi, haba muri site ya Mahangi ndetse no mu mujyi wa Butembo muri rusange nk'uko bagiye babibwirwa. Amakuru akavuga ko izi Wazalendo zo muri ibi bice ngo mu by'ukuri zirimo zifata ngo direction ya Mutsingiri ndetse na Mabambi nk'uko nari bigarutseho, bakavuga ko ngo bashaka gukora ikintu bita couloir cyangwa se bagasa nk'abazunguruka. Ntabwo biyoroheje kuko nabo bari kugenda bwana Faita bakuramo barafata ingabo za leta bakazirasa ndetse zimwe zikahapfira, za UPDF nazo zikahagwa kuko bavuze ko batagomba kuva muri aka gace ko byagenda uko ariko kose. Bakavuga ko rero ngo Tshisekedi ngo asa n'uwabagurishije, akabagurisha mu Zikayina Rugaba. Ariko kandi twasubira inyuma wareba ku mateka y'abangaba, bakaba bari gushinjwa kuba baratangiriye imodoka za FRDC ndetse bakazisahura ibikoresho byinshi birimo amasasu ndetse n'imbunda, barangiza bakabitwara ndetse batabisabye. Ibingibi rero akaba ari byo byatumye babashozaho urugamba, bavuga ko ngo ahubwo noneho ukaba bashobora ukumva ko leta yo irashinja ngo kuba ngo bashobora kuba ngo bakorana na FCM 23. Icyo kikaba kimwe ngo kuko ngo ntibyumvikana ukuntu Wazalendo bashobora gutangira imodoka za leta bakazisahura ndetse bakazambura cyangwa se bagasahura ibikoresho byose bakagombye kuba babisaba leta kandi bafite umugambi umwe wo kurwanya FCM 23. Nabo bakavuga bati iyi leta na UPDF bakorana na M23, urumva barimo baretana ba mwana. Ati niyo mpamvu bari kuturasa ngo kubera ko twebwe dushobora kuba tutazakundira ko M23 yerekera hano muri axe ya Grand Nord. So urumva ko baritana ba mwana, bamwe bashinja abandi ibikorwa bibi cyangwa se bishyigikira aduyi ubwo tuvuga ni M23, abandi nabo bakabashinja ibyo ngibyo. Ugashaka rero uvugisha ukuri n'utavugisha ukuri ukamuyoberwa. Iyi ngiyi rero navuga ko ari intambara ishobora kuba ifite arbitre ari umwe, ari Felix Antoine Tshisekedi ndetse na guverineri umuhagarariye ahangaha akaba ariwe Kakure Somo Evariste, akaba ataragira icyo abivuga kugeza amagingo yaga, akaba yaricecekeye kugeza ubu ngubu. Bikaba bikomeje rero kuvugisha abantu amagambo menshi nk'uko byagiye bitangazwa n'imitwe imwe n'imwe ya Wazalendo ikorera mu bice byose, bavuga ko ngo batanyuzwe cyangwa se ngo batishimiye ibikorwa biri gukorerwa abagenzi babo bahangaha muri Grand Nord. Bwana Vincent Mini Macacari rwose urakoze cyane kudutaturira inkuru muri ibyo bice uko bimeze. Gusa ariko twagusaba gukatugezaho gahunda cyangwa se uko bimeze hara muri teritwari ya Kabarugwe ni muri Nord Kivu. Naho ngo ku munsi w'ejo ndabyibuka ejo twari twabonye ko Evetura yakoze operation, ariko ndimo ndabona ngo rwose ejo barwanya urugamba rukomeye cyane ku buryo ngo na Wazalendo bagera kuri 5 bataje kuharenga bahasize ubuzima. Tubwire byagenze bite, byarangiye bite ku munsi w'ejo?
birumvikana ni muri teritwari ya Kabare nk'uko wari ubivuze, ni imwe muri teritwari za Kivu y'Amajyepfo ariko noneho zitorohewe na gatoya, zikomeje kuba icyo navuga indiri mu by'ukuri imirwano ikomeye cyane, ndetse benshi bakaba bavuga ko ngo bishobora kugorana kumva ko M23 ahantu kuhasikiriza cyabaye ikibazo gikomeye cyane kugeza ubu. Iyi teritwari ya Kabare irisekuwe ku rwego rudasanzwe kubera ko ku munsi w'ejo noneho na imirwano yabereye mu gace ko bita Muku. Benshi baribuka ku munsi w'ejo ubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yizihizaga cyangwa se isabukuru y'imyaka 60 ndakeka ni 5 hagati aho niba atari ni 7 independence, kuko urumva ubazohereye 1960 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibona ubwigenge. Amakuru rero ava hariya aravuga ko mu gace ko bita Muku izi wazalendo ariko naho zari zamaze kuba zerekeza, nta gace gasa nkaho kegereye akandi gace kitwa Mushweshwe, gace ka Mushweshwe. Amakuru tugera tubwira ko abageze muri 5 barashwe ndetse n'abandi mu by'ukuri bakahakomerekera, hari ndetse n'abasivile baharasiwe nk'uko bigenda bitangazwa duhereza amakuru baherereye muri biriya bice, ndetse bakanatanga amazina y'abaturage bakomerekeye muri biriya bice. Ariko dusa nkaho tugomba kwibutsa abakunzi bacu nuko muri aka gace nako katari kure, ubundi teritwari ya Kabare ntabwo iri kure y'umujyi wa Bukavu, birafatanye n'ubundi, ndetse bikaba Kabare kikaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko ifatanye na Parike Nationale ya Kahuzi-Biega, kandi Parike Nationale ya Kahuzi-Biega ikaba ariyo ndiri ya FDLR, akaba ariyo ndiri ya wazalendo muri ibi bice. Urumva ko rero bageze batya bava muri parike baraza nabo bishyira ahantu hamwe, batangira gutanga amamitingi bavuga ko ngo nabo bari hafi ya Bukavu, ngo kandi uko byagenda uko ariko kose M23 iri muri Bukavu, ngo nabo bari muri Bukavu. Cyabaye rero AFC amakuru yari yamaze gutahura rugikubita, yabagabyeho igitero, yarabaretse baraganira ndetse bavuga ibyo bavuga aho ngaho, hanyuma yari yamaze kubazingira benshi muri izi wazalendo ko zibigeza bwana Fighter ziza kurwana zambaye imyambaro ya gisivile, hanyuma babona bagabwiho igitero wenda na section imwe gusa cyangwa se platoon imwe, bakirukanka bagahita babura ibirengero bakajya mu mago, ubundi M23 yamara kuhava gatoya bakongera bakagaragaza yuko bari bahari ntaho bagiye, n'ubwo buryo barwanamo. Rero barasirwa muri biriya bice, benshi bakaba bandi bakorera propaganda za leta ya Kinshasa bakagaragaza ko wenda M23 iba yarashe abasivile. Ibyo ngibyo rero nibyo mu by'ukuri benshi bagomba kukiraho attention, kuko M23 ntago yakurashira ubusivile, igaba igitero yabiteguye neza cyane. Iyo babonye nk'abariya barashwe iteka ryose baba bafite n'ibikoresho bimwe na bimwe, kandi ubona ko iyo bagaba igitero bwana Fighter bakunze kugaba ukabona ni 5 ariko wenda bafite nk'imbunda 2 cyangwa imwe, uri mu murongo nawe yari hamwe nabo akaraswa. Rimwe na rimwe abantu be kujya bavuga ngo ni abasivile nk'ababa badukurikiye baba ari abasirikare, ahubwo ari wazalendo, ari barise ngo ni izo za wazalendo, ariko kandi uko byagenda uko ariko kose abangaba bakomeje n'ubundi nabo guhashwa nubwo batemera. Yes, Macica, ubwo rero reka tugushimire cyane. Niba nta kindi wenda wumvaga ushaka kugeza ku badukurikiye, wenda ntaza kuba nk'umugenda utagitangaza, niba uko bimeze rwose cyangwa se araho usoreje, twagushimira cyane. Kabisa murakoze cyane, namwe ndabashimiye n'abakunzi ba Ejeno Official nabo nkaba mbashimiye cyane. Ahubwo turaza gusura nyine mu yandi masaha ari imbere. Murakoze cyane. Yes, bakunze Ejeno Official, reka mutwemerere rwose amakuru yacu yo muri iki gitondo tuyahinire ahangaha, tuze gusubira rero mu yandi masaha ari imbere. Mukomeze munogerwe na gahunda za Ejeno Official,
turabakunda cyane. Niba rero ugeze kuri muraro ubwa mbere kandi subscribe kare no kunzogera tuzajye tubana gatanu kuri gagenzi kako. Turabakunda cyane. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.